Hello hello, meze mute? Njye meze neza, ndashima Nyagasani. Kuba bitameze neza mwihangane, turi mu isi y'imvange y'ibyiza n'ibibi. Ku bagize ibyago mukomere, kandi ku bagize ibibanezeza mukomeze muryoherwe n'umunezero muri kunyuramo. Amazina nkoresha kuri channel yanjye ya YouTube ni Uwase Official. Nari ngarutse rero kubaganiriza, nari ngarutse kongera kuganira. Hari sije numvaga twaganiraho, ariko reka dutangire tuganire. Tugiye kuvuga ku makosa abakiri bato, urubyiruko rukora ugasanga amaze nko kugera mu zabukuru, aricujije ati iyo mbimenya mu bwana bwanjye, iyo mbimenya nkiri umusore mba narakoze ibi ngibi, cyangwa se iyo mbimenya nkiri umukobwa mutoya mba narakoze ibi n'ibi. Ahari ubuzima bwanjye ntago buba bumeze gutya, abana banjye ntago baba bari muri ubu buzima. Ugatangira ukicuza ku gihe cyatambutse, kandi bitagikunze ko gisubira inyuma. Kandi nyamara wenda hari ibyo wowe nk'urubyiruko, urumva umuntu umaze kugera mu zabukuru, kandi wowe wenda ukiri mutoya ushobora kugera kumva wenda aya magambo ngiye kuvuga, cyangwa se ushobora kwifashisha social media zindi ukabasha kugira ibintu bimwe na bimwe wiyungura mu buzima, ugasanga ariko bifite umumaro, kuko social media ntabwo ibaho ibintu bifite umumaro byose. Hari igihe biriho ibintu bidafite umumaro, hari n'igihe biriho ibintu bifite umumaro, kandi nyamara wenda hari ibintu ushobora kwiyungura muri wowe, ugasacinga bigakunda, cyangwa se ukegera umuntu runaka akakugira inama, ukagera aho ukura ubuzima bwawe n'aho ubugeze. Reka dutangire ku ikosa rya mbere. Ikosa rya mbere urubyiruko rukora ni ikosa gukunda gukora ibirunezeza cyane, cyangwa se gukorerwa ibimunezeza cyane. Ugasanga uri nk'umwana w'umusore, cyangwa se uri umwana w'umukobwa, ufite akazi. Reka mvuge ku musore, ugasanga wenda ufite akazi, ubuzima bwawe uspendinga amafaranga, ukumva ukeneye kujya ku Musenyi, ukumva wajya urara mu kabari bugacya, ukumva wajya ugenda hari ingendo zimwe na zimwe urubyiruko rukora, ukabona ni ingendo zidasobanutse. Ukumva wenda waspendinga cyane amafaranga mu bakobwa, ugasanga uri gushaka ibintu bishimisha umubiri wawe cyane, uri kwirengagiza uko ejo uzaba umeze. Kandi burya iyo udafite controle, iyo muri wowe udatekereza ngo urebe kure, muri wowe ubanza umenye iti okay, njyewe runaka ndashaka iki mu buzima bwanjye, ni iki nifuza kugeraho. Ese mu myaka 10 iri imbere, cyangwa mu myaka 8 iri imbere, ndifuza kuzaba ndi mu buzima bumeze gute? Ubuzima ngomba kuba ndimo ni ubuzima bumeze gute? Ese igihe cyo kubutegura si iki gihe ngomba gukora? Si iki gihe ngomba kubagarira icyo nzasarura mu myaka 10 iri imbere? Ugasanga muri wowe ukeneye
ukeneye muri iyi weekend wasohokanye n'umukobwa runaka, mwagiye ku Gisenyi, utubyiniro turaramo, inzoga urara mu kabari, winjira mu kabari abantu bose usanze mugasengera, mbega uri mu buzima butari bwo. Ku mukobwa ukumva wakumva yuko gukora bitakureba, ukumva ntukeneye gushaka akazi ngo ukore nk'abandi, abo ugasanga ufite abasore cyangwa se abashuga dadi bicara bagusohokana, bicara bagira uti ntutekereze gukora ngo ukure amafaranga mu mbaraga zawe kugira ngo ejo n'ejo bundi uzajye kubaka urwo, cyangwa se n'ejo bundi uzajye mu myaka ya pansiyo hari ahantu umaze kugera, ahubwo ukishimira gukora ingendo zitateganyijwe. Ziriya ni ingendo ziba zitateganijwe. Ikosa rya kabiri navuga ni ikosa ryo kumva ko wize kaminuza, urarangiza, wiga maîtrise, wiga masters, warize urarangiza, warize nyine urasoza, nyuma yo gusoza ukumva yuko mbega amashuri wize bikwemera kuba umukire, bikwemera kuzagira umusaruro, deje umusaruro warawubonye. Aho ngaho uba wibeshye cyane. Ntago kwiga, ntago ubuzima ari ukuvuga ngo warize, ntago kwiga ari ukuvuga ngo warize, kwiga byararangiye. Kuko amasomo duhora twiga mu buzima, kandi iyo wibwiye ko warangije kwiga ukibwira ko n'amafaranga deja wayabonye kubera amashuri wize, aho ngaho uba wibeshya cyane. Yego ishuri ni ryiza, riduhereza ubumenyi, riduhereza kuba twatinyuka ukabasha kuba wavuga muri sosiyete runaka, kubera ko waciye ahantu henshi, ufite ubumenyi butandukanye. Yego iriya ni base yo kuba wabona amafaranga, ariko ntaho bihuriye cyane, kuko nyuma y'ubuzima bw'ishuri habaho kubanza ugatekereza, ukavuga uti okay, ishuri ndarirangije, ishuri ko ndisoje, ubu ngubu ni iki gikenewe mu buzima bwanjye, ni iki nkwiriye gukora mu buzima bwanjye kugira ngo noneho ejo hazabe heza cyane. Ikosa rya gatatu twarebera hamwe ni ikosa ryo gucika intege. Ukumva ucitse intege mu bintu ugiyemo cyangwa se ugiye gukora. Ukumva ucitse intege mu bintu ugiyemo cyangwa se mu bintu ugiye gukora, ugahora ubirindiza umunsi w'ejo, cyangwa se waba uri no mu kazi, ukumva wakareka, mbega nyine ukavuga uti reka nkareke nshaka kandi. Noneho ikibazo si no gusimbuza akazi uri gukora, wari ufite uri gukora, ahubwo ikibazo ni ukukarekana kukicara, ukibwira yuko imyaka ufite ari mikeya, ibyo udakoze uno munsi ejo uzabikora, ukumva ucitse intege, ndetse ukanagira n'ibirangaza byinshi bitewe n'inshuti ufite, bitewe wenda nuko watangiye mu kazi utazi icyo ushaka, kubera yuko uzi ngo ninjiye mu kazi, ndashaka kuva aha, ndashaka kugera aha, uyu mwaka ugomba kurangira mfite iki, ugomba kurangira maze kubaka iki kintu runaka,
wakora akazi ufite umwete. Ikindi kandi amajwi y'abantu baguca intege ntabwo yategera, ni ibintu udahereza agaciro. Wowe fokasinga ku mikorere uriho, ukore uteganya ko ugomba kuzagira inyungu zinizi, ugira umwete. Nimba kujya mu kazi ari saa 12:30 uba wahageze kandi ukora akazi neza, mbere muri make uba umuntu uri opoze, nta kavuyo wifitemo. Ikosa rya kabiri rero, ikosa rya gatatu ni ugucika intege. Ugacika intege ukibwira yuko ukiri muto. Iryo naryo ni ikosa rikomeye cyane. Irya kane navuga ni ikosa ryo kumva amabwire. Ugasanga ubwonko bwawe ntiburi hamwe, bumeze nk'uburi, mbega nyine ukumva ibitekerezo, ugasanga uri kugisha inama abantu ku kintu runaka utafatiye umwanzuro, kandi muri make ushobora no kwicara ugatuza, ushobora kuguma hamwe ugatuza, ugasanga kikubyariye umusaruro. Kubera yuko gucika intege, kumva amabwire, hari igihe ni byiza ko ugirwa inama, ariko wowe ubwawe kwicara wicaye wowe ubwawe ukavuga uti njyewe runaka, iki n'iki ndashaka kugikora nkakigeraho, urumva ni ibintu byagufasha. Ibibazo tugira urubyiruko, abenshi biringira imbaraga z'abantu bakuze, akumva yuko igitekerezo umuntu mukuru amubwiye ari igitekerezo agomba guhita agenderaho cyane. Kandi wenda kugira ubwenge nta hantu bihuriye n'imyaka. Hari abantu bakuze, hari abagabo bakuze ariko badafite ibitekerezo cyane byagutse. Hari n'abamama bakuze badafite ibitekerezo cyane byagutse. Ukumva wiringiye umuntu mukuru ukagendera ku gitekerezo cyiwe cyane, kandi wenda igitekerezo ari buguhereze ari igitekerezo kidafatika. Yego, kubaha ni byiza, kugira ute ni byiza, ariko wowe ibaza iti uyu muntu ngiye kugisha inama ku kintu runaka, uyu muntu ni iki, iyi nama ngiriye ni inama imeze ute, ni inama yamfasha iki mu buzima, ese umusaruro ndi kubona muri ino nama ndi kuwumva ute? Nta mpamvu yo kwita cyane ku biganiro by'umuntu ukuze, cyangwa ngo wite cyane ku biganiro by'abantu bari hirya no hino. Wowe kurikirana ibyo ushaka kandi birakunda. Irindi kosa ni ikosa ryo kumva yuko ikintu ugize, ryo kumva yuko ikintu ukeneye uhita ukibona uwo mwanya. Ukumva ikintu ushaka, niba ari amafaranga cyangwa se niba ari akazi, cyangwa se nimba ari n'urukundo mu bigendanye na relation, mbega nyine ukumva ikintu cyose, icyo kintu urubyiruko rukibeshyaho cyane, ukumva wahita ukibona ako kanya, ukirengagiza yuko ibintu byose ubitwara buhoro buhoro kugira ngo bikunde, kandi ukirengagiza yuko ibintu byose ubitwara, mbega nyine ubanza kubitekerezaho
nyuma wa mwanya wo kumva yuko ibintu byose ukeneye byahita bikorwa ako kanya, nako byahita bikunda uwo mwanya, ukibwira yuko nimba ari n'amafaranga ushaka mbega yahita aboneka, ukumva ibintu byose ubikeneye huti huti, kandi burya ntabwo ari byo. Ibintu byose ubitwara nyine pore pore, buhoro buhoro. Uko ugenda ubitwara buhoro buhoro ni nako ugira umusaruro mwiza, kuko witondesheje icyo ushaka kugeraho, kuko witondesheje ikintu runaka. Irindi kosa ni ikosa ryo kurebera ku bandi. Ugasanga wenda ufite nk'umuntu uzi afite umushinga runaka, wenda acuruza amabuye y'agaciro cyangwa se akora indi mirimo itandukanye, wowe ukahita wibwira uti amafaranga uriya muntu abona, nanjye ndamutse mwiganye nabikora, noneho nkazabona nanjye nkabona umusaruro umeze kuriya. Aho ngaho uba wibeshye cyane. Ni ukuvuga bisaba, niba ukeneye kugira bizinesi runaka ushinga, cyangwa niba ukeneye kugira igikorwa runaka ukora, ubanze umenye neza amakuru y'icyo gikorwa ugiye gukora. Wegera abo bantu babikora, ubaze uti se uyu mushinga wanyu umeze ute, niba ari n'ayo mabuye y'agaciro cyangwa se niba ari n'undi mushinga runaka, ibi bintu mwatangizanyije angahe. Mbega ukurikirana amakuru neza ya bizinesi ushaka kwinjiramo. Nurangiza gukurikirana amakuru neza, ubabaze unakurikirana amakuru neza mu buryo bwimbitse. Nurangiza wumve yuko ugomba gushinga uwo mushinga. Ariko nukurikirana amakuru neza ukumva yuko umushinga barimo wowe utazakubyarira inyungu, rekana nawe. Ureke kwigana runaka ngo akora ibi nanjye nabyinjiramo. Gerageza ukoreshe ubwonko bwawe. Ubanze wite ku kintu runaka ushaka kwinjiramo. Ucyumvirize neza, ukinjiremo ukizi. Bityo nukinjiramo ukizi, nta kintu na kimwe kizakunanira, ndetse n'iyo nyungu wifuza kuzakibonamo ibizavamo. Apana kumva ngo runaka afite umushinga runaka, wisupanga uwishyize mu bikorwa, nta makuru runaka yimbitse uwufiteho. Iryo ni ikosa urubyiruko akenshi rukunze gukora, kandi ridakwiye kubaho, ridakwiye gukora. Irindi kosa navuga ni ikosa ryo kutizigamira. Kutizigamira ni ikosa rikomeye. Uri umusore, uri umujene, uri umukobwa, ufite bizinesi runaka ukora, kwizigamira ntabwo bivuga ngo ni uko ushobora kubuhembwa amafaranga menshi. Ushobora no kubuhembwa amafaranga make, ariko ukavuga uti aya ngaya reka nkure haya makeya, hanyuma reka nkure haya makeya, aya mafaranga ashobora kuzansayidira mu gihe runaka. Nshobora no kuba, tuvuge nko ku rugero ukorera abandi, ushobora kuvuga uti wenda nshobora kuzareka gukorera abandi, ariko kwa ko amafaranga yanjye azaba amaze kugwira ari menshi, nkashinga bizinesi runaka. Cyangwa se nshobora kugira impamvu runaka ituma ntakora, aya mafaranga akamfasha. Ariko nimba ukora, niba ufite akazi ufite, ugasanga amafaranga
uhembwa cyangwa se amafaranga winjiza ukwezi kujya kurangira wayamaze utarizigamiye, utaragize ute, ntago iryo ni ikosa rikomeye cyane. Kuko iyo wizigamiye, tuvuge nko ku rugero, niba waratangiye gukora ufite nk'imyaka wenda reka mvuge 20 cyangwa se 24, niba waratangiye gukora ufite iyo myaka wizigamira, ugira ute, ushobora kuzagera mu myaka ya pansiyo ufite amafaranga ashobora kuba yagusaidia mu gihe utari gukora. Ushobora, bitewe n'ukuntu winjiza, ushobora kuba ufite amafaranga ashobora kuba yafasha n'urubyaro rwawe, kuko ushobora kwizigamira, bizigamira bose si kubwo bafite amafaranga amwe kuri konti. Ushobora kuba ufite umaze kugira amafaranga menshi, hahandi n'umwuzukuru wawe ashobora kuyabona. Rero kwizigamira ni byiza, birafasha cyane, bikurinda kuba wataha abantu nk'imfane, ati nararwaye, marume ntiyansuye, pamudogo ntiyakoze ibi, runaka ntiyakoze ibi. Wowe iyo witekerejeho ubona mu gihe wakoze, mu gihe wakoraga, umusaruro w'ibyo wakoraga, wabashije kwitwara neza mu gihe cyashize. Rero kwizigamira ni byiza. Iyo wizigamiye biragufasha. Irindi kosa navuga ni ikosa ryo gutaho ababyeyi imfane. Ugasanga uhora ushinja, uri umusore cyangwa uri umukobwa, uhora ushinja mama wawe na papa wawe, ukabashinja yuko imibereho mibi uriho ubu ari bo babigizemo uruhare. Ukumva yuko bakwiciye ubuzima burundu, kandi wenda ibyo utekereza, yego birumvikana, umubyeyi aba agomba gukoresha nawe igihe cye neza, ariko mu gihe bitakunze wibitindaho. Iyaba mwari muzi yuko nta mubyeyi wakifuza ko umwana wiwe abaho nabi, umubyeyi aragerageza agakora iyo bwabaga, umwana we akabasha kubaho neza. Ariko niba bitanakunze yuko ugira ubuzima bwiza, nimba bitanakunze yuko wowe ubona umutahe kugira ngo utangire bizinesi uvuye ku babyeyi bawe, wowe ishakimo ibisubizo. Uvuga uti ibyo data atakoze cyangwa ibyo mama atakoze, reka ngiyewe mbikore kugira ngo ejo hanjye hazabe heza. Cyangwa ugasanga urumva kuba ababyeyi batarakoze ngo hanyuma ubone umusaruro w'ibyo bakoze, wewe wikita ku by'ababyeyi, wikita ku babyeyi ngo ntibakoze ibi, kubera yuko no kuba barakubyaye bakakurera bakagira ute, ako ni akazi gakomeye. Wowe shaka ibisubizo, ishakimo ibisubizo. Uvuga uti ngiye gukora nzagira umusaruro uyu n'uyu. Ureke gutaha imfana ababyeyi bawe ngo ubukene mfite ngo nukubera papa, ngo yakora ibi, iyo mama yakora ibi. Wowe komera, wumve yuko ugomba kuba umugabo, umenye icyo ushaka, wumve yuko ukwiriye kuvamo umukobwa mwiza, umenye icyo ushaka, uharanire gukora ibyiza, uharanire kwita ku murimo cyane. Ibyo ngibyo bizagufasha cyane mu buzima, byagufasha cyane mu buzima, ndetse bikanafasha n'abagukomokaho, kubera yuko iyo ibyawe n'umuntu usobanutse
nawe urasobanuka. Ariko iyo udafite ibitekerezo byagutse, ni gake ushobora kugira, ni gake ushobora kuba wakora ibikorwa byiza cyane, ni gakeya ushobora kuba wanagira n'abana basobanutse, kubera yuko icyo umuntu afite nicyo atanga. Rero reka tumenye ibyo dushaka, reka tumenye icyo tugomba gukora mu gihe gikwiye. Murakoze cyane, nishimiye kuganira namwe, nishimiye kubana namwe. Mukomeze kugubwa neza, mukomeze no kumera neza. Ndabakunda cyane. Uwiteka akomeze abarinde. Bye bye.